wumva ko azafashwa n'umututu w'imbunda ashyira agapira hasi. Hagiye kuba impfu zitunguranye mu bantu bakomeye cyane, abantu batinyaga ku isi bagiye gupfa mu buryo butunguranye. Hagiye gupfa abantu 5 bakomeye cyane kuri iyi si. Impfu zitunguranye, n'uwa gatandatu azapfa nyuma. Hanyuma abantu ubwo bazasubiza ubwenge ku gihe. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, abo bahora bavuga mvuga nti isaha n'isaha ndarahira, ntibazi impamvu, ntibazi inzira. Umwe yaragize atya arabaza ngo muzihe nzira ya demokarasi se, iyi ntambara se, ngo mubuhe buryo, mubuhe buryo? Ndambika igitabo ndamubwira nti usibye demokarasi, ni na demokarasi yihuse none, ni mu nzira za demokarasi yihuse atigeze abonaho kuva yavuye. Umurindi wa demokarasi yihuse, uburyohe bw'akatangaza bw'akataraboneka bw'ibihekane buherekezwe n'umurindi w'Uwiteka iyamuremye, iraze imukureho nk'uko yakuyeho Farawo, uko yakuyeho Sadamu Hussein, uko yakuyeho Mobutu Sese Seko, uko yakuyeho birumvikana Bashiri, birumvikana Libya muramubona Gaddafi, birumvikana n'abandi benshi murabizi. Uwigeze ko akomeye cyane, nta mukuru utagira mukuru, abwirwa benshi akumva beneyo. Muyumvira umufatire kuri urwo ruzitiro. Njye nsigaye ndi perezida nyaperezida, umusaza w'ukuri Barafinda Fred, umunyapolitike mwiza. Mushyire agapira hasi mbarindire umutekano, n'izo mpungabanya z'umutekano nzazirinda, njye sinzihora. Naho nibategereza abihora, babyihoye iki? Bazahasesekara, hanyuma bazibaza n'iki baze kwihora, baze kwihora byaragenze bite? Kandi nta muntu uzabahagarika, kuko uzajya guhagarika umuntu urishe yazutse yaje, azabaze aje nyine, azaza aze nk'uruhara ku mutwe w'umusaza. Wowe uzaba ukigira nawe ikamoni, umwana wawe arikuye ageze Kabuga y'abandi y'ingata, ntabwo azarenga igishanga kimwe. Birumvikana nawe uzagwiyo, n'undi azagwiyo, nimba ari rwo mwaharaniye ngaho nimukomeze. Njye icyo mbabwiye simbasabye, ndabategetse, mwegure mumanike amaboko yanyu hejuru n'amaguru hejuru, amabuno mukubite hasi ngo ba, mwemere icyaha, musabe imbabazi Abanyarwanda, kandi mureke Abaruda bajye kurahira amahoro asasagaye. Kino gihugu uzashyira ikiganza cy'amahoro mu kirere. Ibyose amabi n'amarorerwa bateze kino gihugu azahagarara. No ku isi hose n'indengwa ahaturuka hose amahoro asasagaye. Imipaka
ko izavamo byanga bikunda, izaba amateka, tuzahubaka imijyi ikomeye cyane, ibikorwa remezo batigeze babonaho, imiturire mishasha mu Rwanda, tuza gutuza buri muntu wese, umwana muto, imfubyi, umupfakazi n'umupfakazi, utagira inzu, utagira urugo, n'abo bakomoka kuri abo bakire bangaga kubaka amazu ngo batazabaza iyo mitungo aho bayikuye, bagakomeza basahurira amahanga ngo bazahunga bayirire batuze, no mu mahanga ntibazayirirayo, umurindi w'Uwiteka uzabasangayo, umurindi wa demokarasi yihuse uzabasangayo, ni hahandi niho ruzingiye. Mbaye mbaburi ndi umurobwa mukuru, birumvikana bazakurikiraho no mu mateka yawe, ntabwo ndi umuntu wa wundi bita cyakibowa cyakiwoma, ntabwo ari uko gahunda zimeze, umuntu aravuka akivukira, ubwo wavuga ngo Yesu Kristo yavutse ari umunyarihe torero, ahubwo Imana ni Isilamu, ni Inkirisitu, Imana ni ibarirwa ku ruhe ruhande. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira, inzira igana icyiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwasize impanuka cyangwa se uwasize indwara, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo ntabwo bishoboka, amakuru atugezeho bikamwereka mugabo ntagahoma mu sinzwa nabivuga, mbese icyabayeho ni uko burya wa mugabo ibyo muvuga kuko nibyo ngo agombe kuba byararangiye, ibyo wa mugabo nyine wamwumvise buriya ngo finito nk'uko babivuga, ariko noneho andi makuru twamenye ubu batumijeho kampani, cleaning company, kompanyi de nettoyage, nuko noneho rero iyo kompanyi de nettoyage ngo yagombaga gukora cleaning completely kwa Kagame. Ubwo ikibazo rero cyari cyabayeho n'iki, ayo ni amakuru yashyizweho n'uriya yabagize nabyo yihagarariye kampani, avuga ati twahasanze umwanda urenze urugero, ibyo ni amakuru twahawe nayo nyiri kampani, cleaning company, urumva. Noneho ubwo nyine ngo bahasanze umwanda ukomeye, icyo ngo ni ikibazo Kagame yigiriraga kuva kera, kubera yuko ngo buriya ngo amasogisi ye ngo ntiyayafuraga kandi n'umugore ntabikozwa, muramubona ziriya nzara zekaga nenete ntiyabikora, nuko kanseri irafitanye, nuko nenete ntiyabikoze, amasogisi ngo akagenda bajugunyaho imbere ngo zirabatera, buriya uko mubibona nyine, kubera ko nta muntu wari wemerewe kwinjira iwabo kwa Kagame na nenete, ubwo imbere zirabatera birakomera. Noneho imbere zibateye bari bafite n'injangwe zihinduka injangwe z'ishyamba, urumva, injangwe z'ishyamba uko zari zaragiye ziravyibuha zirya imbeba gusa, noneho amatungo yose yabaye amatungo y'ishyamba, nuko iyo cleaning company yongera ivuga iti umwanda wari wari bafite ubwoba ku buryo ngo hari n'amasogisi menshi basanze agomba kuba nyine yabonaga ko amasogisi manini afite ikirenge kinini, kandi umuntu w'umugabo haba n'umwe ni Kagame na nenete, ubwo ni amasogisi y'umugabo, ariko ngo bagombe kuba ariyo uwo mugabo yakoresheje akora akanyamerika k'uduto kwikinisha, urumva. Nuko ayo ni amakuru twabonye, ngo bagomba kuba bajya gupima za ADN, ngo basanga koko harimo n'abandi bana bazwi amazina yabo ntabashyirwa hanze, ako ni akantu gashya.
kimwe kampani cyangwa boss wayo aragira ati hari harimo umwanda uteye ubwoba nubwo rero nyakugenda nigendeye uko bagiye barakiringa n'iki nta kintu bahamya ko babonye cya Kagabe ntacyo ariko bavuze ko hari harimo umwanda ubwo yaba amasogisi yavugaga Kagabe abakeka ko ari Kagabe yaba amasogisi bakoraga kwa Kanyamerika ya Kagabe buriya ngo yarafite na collection ngo amasokoreti ngo yaba beti bose baryamanaga ubwo muri ayo ngo biratunguranye cyane ko ngo hari harimo n'amasokoreti ngo manini rwose wagira ngo yayakuye nko muri Amerika Hollywood muri exposition amwe ya Big Mama mbese nayo niyo babonyemo ariko ngo yose habaga hari twatuntu nyine kakanu kibanga kabatobwe bise noneho umuntu arambwira ati Kagame buriya nyina ntabwo bacaga rumwe ati yamufataga nk'umwana w'ikirara nyine wananiranye aho ikindi buriya ngo wahegera ngo nyina ngo yigeze kumutuma ikaramu ngo yandike ngo nimero y'umuturanyi noneho undi kugira ngo yemeze n'ikaramu azana agafuni utwo dufuni rero sinzi nta n'icyo mutuziho nuko ngayo noneho rero n'akandi kakihutirwa kari kagezweho umunsi umwe ngo bagiye mu munsi mukuru urabona ko yari nagira atya uriya misoro y'abaturage agafatamo kajeti pive akajya nko muri Amerika n'urugero rero ngo hari aho yagiye hakurya agiye gusura mwene wabo w'umukire noneho ngo igihe cyo kujya muri pisine urabona ko abakire nyine bagira batya